icyo gihe rero turaza gusubiza amaso inyuma turebe iyo ranu, turebe iyo FPR, turebe noneho nituza kugaruka tugeze uyu munsi, ubu noneho bimeze bite. FPR yafashe igihugu muri 1994, imyaka igiye kuba 28. Ibyo rero biraduha kwibaza tuti ese FPR uyu munsi amahanga arimo arasaba ko abantu bakumvikana na FPR, ndavuga igihugu cya Kongo. Ese koko FPR yigeze yumvikana? Ese FPR izi gucisha make igacisha bugufi? Ese igihe bayisabaga guhagarika imirwano yarayihagaritse? Ese koko abanyarwanda bashobora kwizera ko bashobora kubona amahoro aturutse ku mishyikirano, aturutse ku bwumvikane, aturutse ku gucisha make kwa FPR no kumva ko igomba kubana neza n'ibindi bihugu, ko igomba kureka ubushotoranyi, ko igomba kureka abanyarwanda bakisanzura? Ibyo bintu abanyarwanda bashobora kubyitega muri iki gihe, cyangwa ahubwo amazi yarenze inkombe, abanyarwanda bitegure ibirenze ibyo turi kubona uyu munsi? Bwana Matata Joseph kugira ngo adufashe gukora ubusesenguzi, ndatekereza ndizera ko batamujyanye muri rano, aza kutubwira ukuntu igitekerezo cyaje n'ukuntu abanyarwanda dushobora gufata uyu mutwe wa FPR turimo kwasista itangiriro ry'iherezo yaryo. Ijambo ni iryanyu Bwana Matata Joseph. Kugira ngo mushobore kumva n'abatwumva bumve ibyago u Rwanda rwagize n'abaturanyi b'u Rwanda bagize, abarunari bakiri mu Rwanda, mbese ni ukuvuga ko ingoma ya cyami itangiye kugira abayibaza nabo uruhare rwabo batanga mu gihugu cyabo. Hari ingoma ya cyami igizwe n'umwami akagira ibisonga bye. Aho rero ishyaka rya mbere ry'abatutsi ryavukiye inari, Union Nationale de Rwandaise, ariyo inari, ari nayo yaje guhinduka mu cyongereza ranu. Icya mbere cyabaranze ni ubugegera, kuko nibyo bishobora kubumvisha ibyago abantu bafite bagira bahurira n'izo ngegera. Ubugegera bwatangiye muri 59 bamaze gushyiraho ishyaka, imuderi nayo bakayibana bashyiraho ishyaka, na bagitera bashyiraho aporosoma, aho kugira ngo bicare ku meza baganire, abarunari bakoze ubugegera baca inyuma bajya kwica abantu bo muri aporosoma, bica n'abantu bo muri imuderi. Ni nabo bateje imvururu z'ibyo muri 59, noneho badukira sushefu Mbonyumutwa bajya kumugereka hejuru y'abandi bantu bari bishwe mbere, mu gihe abazungu bari bashinzwe polisi n'ubutabera. Muri icyo gihe ubutabera bwari mu maboko y'abazungu. Abahutu nta ngabo bagiraga, nta mirise bagiraga, nta nterahamwe bagiraga. Donc abahutu ntabwo nta mbaraga bari bafite zo kurwana uwo ari we wese. Bari mu maboko y'ubukoroni, nakoze ubukoroni ya tuteri ifite abaprefe bayo b'abazungu, aho bitaga les administrateurs territoriaux. Noneho amashyaka atangiye, abarunari bo batangirana ubugegera bwo kujya kwica abantu nimugoroba, bo kubategera mu mayira. Nk'ibi nyine peri ikora, itegera abantu mu mayira ikabashimuta cyangwa ikabica. Ubugegera bwatangiye icyo gihe, aho kugira ngo bagire ubusirimu bwo kwicara ku meza baganira ibibazo by'igihugu bafite, batangira ubugegera bwo kujya kwica abantu mu gikari, kubatega nijoro, kubagwa gitumo nka biriya bakoreye barariye ejo bundi kwa Barafinda. Baje ku manywa ntabwo abantu babakira, baje ku manywa abantu ntibabakingura. Kuki bagomba kurara ijoro babikira umuntu nk'ibisambo? Ubwo ni bwa bugegera, ni wa muco w'ubugegera wabukomeje kubokama. Noneho rero havutse ikibazo, bahungiye i Bugande. Bamaze kugera i Bugande, birumvikana baho mu buzima mubi bw'impunzi. None igihe kigeze, habonetse Amini Dada, arabakoresha, bamukoreraho gato. Obote aje arabirukana kubera ko yari amaze kurwana na Amini Dada. Amini Dada akoresha abanyarwanda mu gusenya Ubugande, kuko navuga ko ari ukubusenya.
nk'ibi bakoze basenya u Rwanda. Noneho Museveni amaze kubakoresha noneho cyane kuko yavuga ko ari bene wabo nk'uko n'ubabyivugira ko n'igihe bakora imyaka 20, twibuka imyaka 20 FPR ifashe ubutegetsi muri 2014, igihe ntuza Museveni yabivugiraga kuri stade y'Amahoro i Remera, yavuze yuko ubu basigaye bafite intwaro. Donc yavuga ko abo mu Rwanda n'ab'i Bugande bafatanyije hamwe bakora agatsiko gafata ubutegetsi no kurwana muri kariya karere. Aravuga ati noneho ubu dufite ibikoresho bihagije. Ibyago rero nanone abagande baje kugira nuko Museveni amaze gufata ubutegetsi, ka gatsiko kakomeje ubugegera mu Bugande, batangira kwica abagande bari muri opposition. Ari nacyo gituma habayeho raporo y'umuntu witwa Robert Kintu asobanura ukuntu bishe abatavuga rumwe mu Bugande batavuga rumwe na Museveni. Icyo gihe rero babahimbiraga ibyaha bakavuga ko hari umutwe w'ingabo nka biriya bahora bavuga ngo hari FDLR, hari FRN. Ayo makinamico yabo ni ayake. Buri teka bagomba kuvuga ko batewe, ni nk'ibi byo gutera ibisasu za Kinigi, aribo bamara kubyitera barangiza bati dore abanyekongo baduteye, ejo bundi nzira ku Rwanda ntimuzaturenganye dore twatewe. Iyo tekiniki irasanzwe. Abagande bo nibo bantu ba mbere navuga basogongeye ku bugegera bw'abantu b'abanyamahanga badakomoka i Bugande baje kuhatura nk'impunzi. Abagande babakiriye babikururiye ibisumizi birabica. Mu by'ukuri abagande bishwe ntawe uzagira amenya umubare wabo keretse umunsi bisuganije ubutegetsi bwa Museveni bwavuyeho, bakamenya miliyoni z'abagande zishwe n'ako gatsiko gatoya k'abantu bo muri Rano. Noneho birumvikana bamaze gufata ubutegetsi muri 1987 bashinga ishyaka rya FPR Inkotanyi, ariko rikaba ryari rigizwe n'abasirikare bagiye gushaka basaza n'abasore bari muri Rano kugira ngo babone umutwe wa politike bihishe inyuma. Nanone ndagira ngo mbasobanurire ko Rano yongeye kuba victime w'aka gatsiko k'ingegera z'abasirikare biyambitse inyenyeri. Nicyo gituma nababwiye ko mukomeza kumva ijambo ubugegera, ingegera. Abasaza nka ba Bihozagara, abasaza nka ba Patrick Mazimpaka, abasaza nka ba Manzi Bakuramutsa, abasaza nka ba Denis Polisi, abo bantu bose abasirikare bagiye babigizayo gahoro gahoro muri ya tekinike y'ubugegera isanzwe. Muzi ko Jacques Bihozagara yaguye muri gereza i Burundi, ntawe uzi ko yari yasubiye i Burundi. Patrick Mazimpaka yapfuye nawe arwaye, yarabaye umutindi atakiri uruvugiro, abantu baramwibagiwe. Nk'uko no muri ba Pasiteri Bizimungu ubona bamerewe, nk'uko basetse na Shonga nabo bahotowe n'izo ngegera, barizi ndetse Honeste bahotorwa n'ingegera. N'abatutsi ba mbere bitabiriye FPR cyane cyane ndavuga abantu bari muri PL nka ba Depite Burakari Evariste, abo ni abantu FPR yishe muri 1997 ikimara gufata ubutegetsi. 1998 bica Basendashonga, 1996 bica ba Honeste Rizinde wabaye Depite akaba na Colonel mu ngabo zabo. Ibyo ni ibikwereka wa muco w'ubugegera, wa wundi bavanye mu Burunari mu Rwanda bajya kwica ba Secyugu, ba Mukwiye, ba Polepole, bakabagwa gituma babica batavuga rumwe, ntacyo babahora, ntacyo bakoze, gusa kubera ko batavuga rumwe n'ishyaka rya Runari basaka kureshya mu gihugu cyabo. Donc nagira ngo mwumvishe ko ubugegera FPR ikoresha uyu munsi yataka abantu muri opposition bashimuta, yiba abacuruzi nka ba Rwigara, ba Rwabukamba, yiba ibintu bya Karimunda Gerard, bakajya kwiba ibya Kabuga, bakiba ibintu. Bari abacuruzi bose ni benshi cyane. N'ubugegera burimo navuga ko ni buri muri ADN. Akaba ari agatsiko gatowe, ntabwo ari abatutsi bose, ni agatsiko gato kagiye karondana umubyeyi akigisha umwana w'ubwo bugegera. Noneho bamaze gufata u Rwanda, umunsi wa kabiri bateye,
Fred Rwigema yakorewe ubugegera bamukorewe ubugegera baramwica kandi ari uje ubayoboye. Ubwo murumva ariko ubwo bugegera uko bureshya, sinzi niba mwumva uburemere bw'ubugegera uko buteye. Umuntu aje abayoboye abagejeje kuri teritwari y'u Rwanda, mu gitondo babyutse bamwica, bamukubita isasu baramurangiza. Ubugegera burakomeza, ibyegera byose byari kumwe na Rwigema byose bagenda babyica gahoro gahoro kugeza igihe bishe Intare batinya muri 1993, ariwe Kayitare, ariwe muntu wa nyuma wari navuga muri ekipe ya Fred Rwigema. Bamaze gufata ubutegetsi, ingegera noneho zirisanzu zifata amakamyo zisahura u Rwanda, kandi zimaze kurufata zisahurira i Bugande, zirasahura zitwara ibintu byose. Ubwo se nyine murumva ubwo bugegera umaze gufata igihugu nkaho wacyubatse, ahubwo uragisahura. Bagiye mu nganda bademonse imashini, bagiye muri za imprimori bafashe imashini bakuyeho amaburo bapakiye mu modoka barajyanye, bagiye muri Majerwa barajyanye, bagiye kwa Kabuga baribya, bagiye kwa Mironko baribya, ayo madepo yose bariba, biba n'imodoka zo muri Rwandezi, zo muri Rwanda Motoru, ahantu hose bariba. Urumva mboneye ikibazo rero kiba yuko kugeza n'uyu munsi bakiba bananiwe kubaka. Ubugegera noneho babukuba inshuro 1000, biba imfashanyo, bica abakozi ba PNUD muri 1996, imfashanyo za USAID z'abanyamerika, bajya kwica abakozi ba PNUD, barabica kugira ngo babone uko bashyiramo ingegera ziba amafaranga ya PNUD. Ubwo biba nyine ibigega byose, barahombya Banki Populaire, bahombya Caisse d'Epargne y'u Rwanda, bahombya amabanki yose. Ubu yabaye ayabo. Amabanki basanze ameze neza ahagaze, barya amafaranga y'abaturage bashyira amakoperative yo kwiba abanyarwanda. N'uyu munsi ejo heza numvaga mubivuga ejo bundi, ejo heza nayo ni iki? Ni ikintu cyo kwiba abanyarwanda. Mituweli ni ukwiba abanyarwanda. Mituweli batwara amafaranga ariko ntacyo babamariye, kuko batabavura. Umuntu yigurira imiti mu bitaro, warabibonye ko bagira bagacyaka ngo abantu babuze amafaranga yo kubavuza. Ibyo bintu by'ubugegera abacuruzi bararira, ba Rwigara bose, ba Rujugiro bose bakurikiye akagatsiko k'ingegera, bose bararira yo kwarika. Yewe n'abari abadeni polisi basigaye bakoreshwa nk'ibinanda, bari Abuduru Karimu basigaye bakoreshwa nk'ibinanda baharera Imana. Agatsiko k'ingegera konyine nuko gafite ijambo, kuko kari ku kigega cy'amafaranga. Murakoze.